Turabaramukije mwaramutse cyangwa mwiriwe bitewe naho uherereye cyangwa igihe uri kurebera iyi video. Mukomeze kugubwa neza abakunzi bacu Rubavu Buy and Sell. Kampani ya mbere mu kubagezaho amazu n'ibibanza bigurishwa cyane n'amapartema akodeshwa mu karere ka Rubavu. No mu nkengero z'akarere ka Rubavu rwose naho turahari. Iki kibanza rero turi kubereka kiri kuri kaburimbo cyiza cyane. Kinini gifite metero kare 600, kiri kuri kaburimbo mu murenge wa Rubavu, akagari ka Buhaza, haraguru gato cyane cyangwa se hafi cyane ya kaminuza ya UTB imwe yahoze yitwa RTUC aho yimukiye ikorera ubu, hafi neza ya centre de santé ya Byahi, hafi neza ya y'ibitaro bya Ndengera, hafi ya centre ya Buhuru, centre ishyushye cyane kuri kaburimbo ahantu hakunzwe hagezweho cyane. Urumva ko ari ikibanza kinini, metero kare 600, metero 30 kuri 20, ndiko kingana ku muhanda ni 20, kujya inyuma ni metero 30. Urumva ko ari ikibanza kinini cyane kandi kisanzuye. Duhamagare rero, iki kibanza ni kigucike, turakigurisha amafaranga make miliyoni 32 z'amanyarwanda. Miliyoni 32 z'amanyarwanda iki kibanza cyawe cyawe. Nta handi wabona ibyiza nk'ibi, nta handi wabikura usibye kuri channel Rubavu Estate. Unakore subscribe niba utarakandaho. Ku bakoresha igifaransa abahanditse s'abonner, ubundi ujye ubona ama video y'ibibanza n'amazu twa uploadinze buri munsi kandi ubibone mu bambere. Unasharinge ku bashuti cyangwa abandi bavandimwe kugira nabo bamenye amakuru kuri Rubavu ibibanza bihari kandi nabo kubafashamo kugira mu bibone natwe duhari nka Rubavu Buy and Sell. Ngiye mwumva nk'ibisanzwe ni Emmanuel guturuka muri Rubavu Buy and Sell. Dukorera Rubavu mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Gisenyi niho dufite office mu mujyi rwagati hafi ya station Marine, haraguru gato y'umusigiti munini wa Rubavu. Ukeneye inzu cyangwa ikibanza waduhamagara rwose, dufite nimero zacu. Hari izo uri kureba kuri video, hari n'indi 0781175255, ubundi ukadusanga Rubavu tukakujyana gusura ibibanza n'amazu bihari rwose bigurishwa kandi bifite ibyangombwa bisobanutse bimeze neza, ukigurira ahantu heza cyane. Nkuko nari kubabwira, iki kibanza twabazaniye ni cyiza cyane kubera ko urabona gikora kuri kaburimbo, nawe urabyumva. Hariho kaburimbo principale nini cyane, ariho wa muhanda uva mu Byahi uguhingutse mu Rugerero Mushyashya. Inyuma yaho rero ku muhanda wa kabiri nawo wa kaburimbo ugana kuri iyo kaminuza. Iki kibanza nacyo niho giherereye, kiri ku muhanda wa Avene ariko wa kaburimbo mwiza cyane, ku buryo rero kwashyira ibikorwa byawe ukaba wahubaka inzu nziza, cyangwa se ukaba wahashyira imishinga ukubaka amapartema akodeshwa. Urumva ko iri bikorwa remezo byose birahari, imihanda, amazi, amatara yo ku muhanda amwe yaka nayo arahari, nureba muri video byose urabibona. Kandi nkuko nabivuze ni hafi ya kaminuza, hari amashuri, hari ibitaro, hari centre de santé, hari centre ya Byahi ni hafi cyane, ugenda nk'iminota 2. Hari centre ya Karukogo, ari naho hari n'isoko rindi naryo rya Karukogo, naho ugenda nk'iminota 3, ni hafi cyane. Urumva ko ari hagati y'ibikorwa remezo byinshi bitandukanye, ku buryo kuhagura rwose ntabwo wahomba. N'imishinga wahashyira yabifite agaciro cyane kubera ko ni ahantu hagendetse kandi hakunzwe, hari kubakwa mu buryo navuga buteye imbere cyane. Ni imihanda myiza ikase kandi imeze neza cyane, irimo na kaburimbo, iriho amatara yo ku muhanda, ni ahantu heza. Rero nka Rubavu Buy and Sell tuba twabahitiyemo imari nziza ku buryo wowe buri wese yisanga bitewe n'amafaranga afite cyangwa se bitewe na gahunda ze. Iki kibanza rero ufite budget ya miliyoni 32 ukaba ukeneye ikibanza mu mujyi wa Rubavu ahantu heza cyane kandi noneho gikora kuri kaburimbo, hari nk'ibikorwa remezo nk'ibyo twavuze byose. Iyi kope yaba ariyo, iyi deal yaba ari nziza cyane kuko iki kibanza kiri affordable kandi kiri ahantu heza cyane. Duhamagare rero kuri 0781175255 cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0783303227. Ubundi tukujyaneyo wigurire aha hantu. Ni heza cyane, ni heza, ibyangombwa birahari, n'abanyirawe barahari, natwe nka Rubavu Buy and Sell turahari. Ukore deal nziza cyane, ubundi iki kibanza ukigure kikwandikweho, ugire UPI imeze neza, iri mu karere ka Rubavu kandi ahantu heza cyane mu murenge wa Rubavu, akagari ka Buhaza, hamwe na kaminuza ya UTB cyangwa se imwe yitwaga RTUC.
nge nkumva nk'ibisanzwe ni Emmanuel guturuka i Rubavu muri kampani Rubavu Banse. Nta handi wabona ibyiza nk'ibi byo kubona ibibanza n'amazu. Tufite ibibanza bikora ku mazi, tufite ibibanza bifite view y'amazi, tufite ibibanza Rugerero, tufite ibibanza Mahoko, tufite ibibanza biti Kanembwe, umurenge wa Rubavu, tufite ibibanza mu Byahi, tufite ibibanza rwose mu Makoro no muri STD. Ahantu hose muri Rubavu wakenera ikibanza, ukaba wabonye izi nimero zacu, duhamagara ubundi tubigufashemo. Ubona ikibanza cyiza cyane kandi kuri make, kandi udahenzwe, kandi bifite ibyangombwa byuzuye, kuko nibyo duheraho kugira tubanze turebe ko nta bindi ugura ikibanza kikwandike mu buryo bwemewe n'amategeko kandi mu nzira nziza cyane, kugira ngo amafaranga yawe watanze abe afite umutekano uhagije, ku buryo nawe umunsi uzaba ukeneye nko kugurisha urugero cyangwa washyizemo ibikorwa byawe bifatika, ube wakoze ube wize